nizere ko mumeze neza kandi utameze neza yihangane. Mu buzima bibaho, hari igihe ubyuka utameze neza cyangwa ufite ibibazo, ndabizi ubuzima buragoye, ukabyuka wenda utameze neza ariko nta mpamvu yo kurira cyangwa guheranwa n'ibyo bibazo. Ahubwo mu gitondo urabyuka ukagerageza ugakomeza urugendo, hari igihe bushobora kwira ugeze aho washakaga kugera cyangwa watekerezaga kugera, nubwo byakuvuna ariko ndahamya neza ko hari igihe bigera birangira byemeye. Rero uyu munsi ngiye kugaruka ku bibazo mwagiye mumbaza, cyane cyane ku kiganiro nakoze kivuga ngo kivuga ngo ibibazo n'inama mu gushaka akazi muri Polonye. Rero hari ibibazo byabajijwe, hari n'ibyo nagiye nakira ku ruhande ndibuze kugarukaho. Iki kiganiro ndagerageza kugira ngo kize kuba gitoya ariko kize gutanga amakuru yose. Rero nk'uko nabivuze, abantu bambajije murihangana, hari abo natinze gusubiza, ariko nk'uko nabivuze nari maze iminsi ndi mu bizamini, nari maze iminsi nanjye ubwanjye nahari neza niko navuga, ariko nagarutse. Rero hari uwambajije, Philip yarambajije ngo ese waduhaye amakuru y'ibindi bihugu muri Europe biri affordable bitagoye cyane twashakishirizamo, ukatwereka n'uburyo twazajya twikora application ya admission. Philip rero warakoze ku kibazo cyiza. Nk'uko hari ikiganiro nakozeho mvuga ko ubundi bibaye byiza njye natanga inama y'uko umuntu yagerageza kugerageza gushaka amakuru, ariko bimwe mu bihugu navuga bihendutse, education yabo ihendutse, ubuzima bwabo buhendutse, ni mu bihugu byahoze biri nakwita biri mu burasirazuba bw'Uburayi. Ibihugu biri mu burengerazuba bw'Iburayi birahenze. Dufate urugero nko mu Buholandi, Netherland ni igihugu gihenze cyane, Ubufaransa burahenze, Itali irahenze, Espagne irahenze, kandi kuba bihenze si bivuze ko ubuzima bwabo ari bwiza kurusha ibihugu byo muri East part, mu bihugu by'iburasirazuba. Urugero aho mba mvuze za Romania, za Bulgaria, ibihugu byahoze muri URSS. Ni ukuvuga ngo ushobora kureba ibihugu biri mu gice cy'iburasirazuba, ukatira umurongo wo muri Polonye, ukamanuka Slovakia, ukamanuka Czech country, ukamanuka ibyo bihugu byose. Nkeka ko ubuzima bwaho buba buhendutse, na Romania na za Bulgaria ubuzima bwaho burahendutse. Ikibazo kita kibazwaho nanone ni ukwituvuga ngo none se ninjya nzahasanga abanyarwanda. Iyo ni indi shu yindi wadisikasingaho inyuma ku rundi ruhande. Ni ukuvuga ngo ntabwo iyo ushaka gukora iyo ushaka kwanariza fonction ku bantu bize imibare, ntabwo wafata iyo uzanyemo amaparametere cyangwa amayikoni menshi, ni ukuvuga ngo x, y, z ugashyiraho za w, ibyo bintu biza kurangira utari buze kubona uko uza kubireperezanta. Niyo mpamvu byibuze banza utangire step ntoya. Niyo nama natanga ko nk'ubu ushobora guhita utangira ukavuga none se ninjya Czech nzabonayo abanyarwanda, ubwabyo ubwo urahita wirimita, kandi wenda niba wagera no ku rwego rwo kubona amakuru, nanone wagera ku rwego rwenda byo kuvuga se ubundi mfite amafaranga. Ariko iyo ugenda ugatangira na analyse, ugatangira amafonction menshi ukeneye gushakira ibisubizo, biza kurangira iyo fonction ikugoye. Dufate urugero nk'abantu baguhaye equation x plus y egare 5. Mu buzima busanzwe ni nko kuvuga ngo kujya Polonye, guteranyaho gushaka akazi bingana wenda n'amafaranga 5,000. N'uwakongeraho ngo ese ningerayo habaho irondahuro. Ibyo byose ni urumva bisaba ibi bintu bitatu, ariko byibuze ufite ibintu bibiri byonyine ugiye kubanza kwanarizaho byakorohera. Rero ku kibazo wambajije kijyanye no kuvuga ngo nta kuntu nazajya mbafasha, ibihugu by'i Burayi ni ibihugu byinshi, ni ibihugu 26. Rero ibihugu birenze 26 byose ntabwo waba kereka uri umu expert mu bintu bijyanye na immigration,
ariko mu gihe utari umu expert muri byo ushobora gusanga wibeshya. Ariko nk'umuntu njye naguha perspective, nkurikije uko nabikoze cyangwa nkurikije uko ngenda numva abandi babikoze, nagira cyangwa wagira ikibazo, icyo gihe tukifashisha abandi bantu wenda baba baba muri ibyo bihugu, tukareba abandi bantu baba baba muri ibyo bihugu. Ikindi kintu ngiye nakoresheje mbere y'uko nza mu Rwanda, nagerageje kujya kuri LinkedIn. Mbere y'uko mva mu Rwanda, sorry, nagerageje kujya kuri LinkedIn nkaza nshaka abantu bari mu bihugu nshaka kuzamo, nkabandikira nkabasaba friendship, connection request, barangiza bakansubiza, nkabandikira, ngatangira mbandikira, bikaza kugera nyuma bampaye amakuru. Byumvikana ko nk'uko nabikubwiye, nanjye iyo nzira niyo nakoresha, niyo nzira numva nakoresha. Nkugiriye inama, numva ushobora kujya kuri LinkedIn ukandikira umuntu ubona uba muri Polonye, ukamubaza se bimeze bite, gutya na gutya na gutya na gutya na gutya na gutya, noneho ukaverifiya ayo makuru aguhaye. Ko ntabwo kuba ari kuri LinkedIn bivuga ko aba muri Polonye, ntabwo bivuze ko ari umuntu wo kwizerwa, ukabiverifiya. Cyangwa urumva ngenda hari, ndufata urugero, ukambaza se ibintu, ukanyandikira nk'ubu hano, nkaza ngasubiza nk'uko wabigenje. Byibuze ibyo bintu biradufasha. Ariko unyandikiye mu gikari, hari undi ushobora kuza akambaza, ugasanga uhaye igisubizo undi we natamuhaye, kandi turimo gusharinga ubumenyi. Ni ukugira ngo abantu twungukirane, cyangwa wari ufite ikindi icyo arusha undi agisangize mugenzi we. Rero ngewe nagira inama umuntu yuko byibuze wagerageza kureba abantu bari muri icyo gihugu ushaka kujyamo, ikindi ukagerageza gusuzuma, kuko abantu harimo abatubuzi bashobora kugutuburira, ugasanga uhombye amafaranga yawe make wari ufite, cyangwa menshi wari ufite sinzi, ariko nta muntu umwe ntekereza ko ushobora kwifuza kuba yahomba. Rero inama nakugira niyo, gerageza ushake amakuru mbere na mbere yawe, byibuze nubaza n'umuntu umubaza hari icyo ushingiraho, noneho nyuma uwo wabonye ubayo azagenda aguha amakuru. Ariko ikindi nanone nakwibutsa ko abantu bajya mu bihugu byo hanze bagenda mu buryo butandukanye. Hari abaza nk'abanyeshuri, hari abaza nk'abakozi, hari abaza bakabanza bagaca mu Burusiya, bakazaza inyuma muri EU, hari abajya muri Mayotte, hari abantu bajya i Burayi, bagenda mu buryo butandukanye. Mu by'ukuri nta nzira n'iyi n'imwe ihari yavuga ngo ni iri defini yo kujya i Burayi, cyangwa kujya muri Amerika. Abantu bagenda inzira zitandukanye, ariko icyo njye navuga nagarukaho, ni uko inzira zose waba ugiye gukora ugomba kumekinga shuwa yuko izo nzira ziri safe, zitarimo ibihombo byinshi, utazatakarizamo ubuzima, utazatakarizamo ikuzo wari ufite, utazatakarizamo ubumuntu bwawe cyangwa uwo wari uriwe nk'umuntu uwo uri wenyine. Undi yarambajije, Neri Rwanda yarambajije ngo none se hello my friend, none se abanyarwanda viza bazisubijeho? Ikijyanye rero na viza za Tanzania kwa Kesaswa, ugomba kujya ukacekinga kuri linki, ukaverifiya buri munsi. Nta muntu wamenya ngo sisiteme bazayifungura ryari, kereka umuntu waba ufite konegisiyo muri Embassy. Iyo rero ntayo mfite, ariko nzi neza kuko byagenda kose bazayifungura. Icyo usabwa wowe nakugiramo inama ni ugutegura ibyangombwa no kumenya no kuvugana, iki nakivugeho, no kuvugana na kaminuza, ko nkeka ko uramutse ugeze muri inteke yindi waratangiye ishuri, utazababwira ngo ya mafaranga muyansubize. Cyangwa se ikindi cy'inama natanga, kuko nzi uwabikoze, hari umukongomani nzi uwabikoze, yabaga mu gihugu cya Chypre ashaka kuza muri Polonye. Bwa mbere Embassy imwima viza, we ahita yandikira ishuri, araribwira rero banyimye viza, ariko nzagerageza ubutaha munshyire kuri next intake. Ishuri rirabyemera, kuko nabo ntabwo baba bifuza gutakaza ayo mafaranga, kandi ntabwo baba bifuza gutakaza iyo clientele, niko navuga. Rero nakugira inama y'uko mbere na mbere, niba wenda wari ufite viza, wari ufite aribyo byaburaga, ujye ugerageza kuvugisha ishuri, ko ishuri the more uvugisha ishuri, the more umenya niba ayo mafaranga bazayagusubiza.
Nagira inama rero umuntu yuko mbere na mbere ntutakaze icyizere cyo kuvuga ngo yabiranze ngo wumve ko ucitse intege, ahubwo gerageza uko bwije n'uko bukeye, ujye utekereza kuvugisha ishuri, uribaze update, uribaze niba ibindi abandi banyeshuri, birafasha. Njye nanone ikindi kintu nari naragerageje gukora, nari naragerageje kureba hari email bigeze kutwandikira ku ishuri, mbona abandi banyeshuri baba bashobora kuzajya kwiga ku iryo shuri, nabo ndabandikira nkurira email iri group, zumva wenda byaramfashaga ko nari umwayiti, mfite umwanya n'iki, ariko byibuze utwo du step twose naradukora. Rero ishuri hari igihe usanga rifite terms zijyanye na refund, ugomba kubandikira ukabimenya, ukamenya ni ibiki bisabwa, amafaranga atwa ni ayahe, byagenda bite, ko ushobora gusanga bafite itegeko rivuga ko iyo bigeze muri July cyangwa after wenda maybe mid of July par exemple, bataza gusubiza amafaranga. Rero uba ugomba kumenya ibyo wavuganye n'ishuri, ukajya muri en contact n'ishuri. Undi arambaza, njye nabazaga visa ku banyarwanda cyangwa abatanzaniya ntabwo bari kuzitanga, tubwira ingamba zikomeye bashize mu gutanga visa. Nta change nyinshi zabayemo. Change nuko nabivuze ubushize, Polonye irimo gushaka kuintroduza niba ari icyo bise white paper something like that, urupapuro ruzaba amategeko mashya. Icya mbere ni ukuzamura amafaranga wajya gusabwa uje, bakazamura ayo ugomba kudepoza kuri banki, bitewe n'uko abanyeshuri benshi nk'uko mwabibonye muri video zabanje, abanyeshuri benshi bazaga muri Polonye bagiye bagenda, ugasanga hatangiye ari 54,000 umwaka bawutangira, bari registered, bajya kugezamo hagati basigaranye ari 26,000. Bivuze iki? Bivuze ngo either igihugu kirahombye, icya kabiri pressure ya EU ibiba pressuring, mwe murafata abimukira mukabazana buri mwaka amaze kuzumba birenze 50, ari mwe byanyuzemo, murimo gukora iki? So urumva rero icyo gihe igihugu kiri membre wa Union Européenne kiba gisabwa gutanga izo raporo, kiba gisabwa gufata ingamba, kiba gisabwa kumakinga sure yuko umutekano wa Union Européenne wose batawuhungabanya. Kandi urumva niba abantu baje bakagenda birangira batamenye ngo amakuru yabo naya. Rero uko bisa kose Union Européenne ntago yaborohera. Rero icyo kintu nkeka ko gishobora kuba cyarabayemo. Rero ayo mategeko niba introduza, bashobora kuzafata ingamba ku buryo amafaranga yawe azajya ari bloke. Hari amafaranga runaka bashobora kuvuga 3,000 cyangwa 4 bizajya biba biri bloke, ku buryo uza nyine atari ukwita werekana dokima ziri falsifiye. Ikindi nk'uko nabivuze, bashobora kuba bazintroducamo amategeko n'abantu bazaga nk'abakozi, kuko nk'umuntu uza nk'umukozi aje gukora mu ruganda, ugereranyije no muri Germany, akazi kabonekamo, ushobora gukora akazi ko mu ruganda ukazajya ukuba 2 cyangwa 3 umuntu wari uri muri Polonye. Rero abantu benshi bahitaga bicikira. Rero ibyo bishobora gutuma hari amategeko menshi akarishye abakoresha nabo bintroduce. Ariko ubu cyo numva twafokasingaho cyangwa twakwitaho cyane, numva twakwita ku kuntu umuntu yagera hano, ukuntu wa surviving cyane. Nibutse neza, hari comment nabonye ku kiganiro cyabanjije ejo nakoze, umuntu yaravuze ngo ndazanamo imiteto. Ni ukuri pe, nta miteto, ahubwo mba ngira ngo kiriya kiganiro ngikora natekerezaga ko hari umuntu ushobora kuba byibuze yumva ko azajya mu rugamba atazabaje mu rugamba. Rero ngikora ntabwo nashaka kuvuga ko ubuzima bworoshye, ntabwo nashaka kuvuga ko mu Rwanda ubuzima cyangwa muri Afurika ubuzima bworoshye, cyangwa, ariko icyo nemera cyo mu Rwanda si ubuzima bwonyine bukomeye, si muri Afurika ubuzima bwonyine bukomeye, na hano ubuzima burakomeye kandi buragoye. Rero bisaba ko mbere na mbere wumva ko niba uvuye mu gihugu cyawe ugomba kumva ko ugiye mu rugamba.
ko hari uburenganzira uba ufite iyo uri mu gihugu utagira iyo utari iwanyu. Rero uramutse uvuze ngo njyewe ndi umutesi, shape waba umbeshyeye, ntabwo ndi umuntu watese. Ntabwo ndi umuntu watese, kandi sinavuga ngo niba ari umuntu uzi ubuzima bukaze ko nanjye nataworoshyera. Ntabwo noroshye. Rero ariko ntabwo byambuza gutanga igitekerezo uko mbyumva n'uko mbizi, ko nzi neza ko hari igihe ushobora kuza ukagwa mu ruzi urwita ikiziba, ugakora ibintu kuko utabizi, ukagwa mu bintu utabizi. Rero kiriya kiganiro ngikora nagikoze kugira ngo nshishikarize abantu ko bitegura, ko nk'umunyarwanda cyangwa umurundi nk'umutanzaniya hari privilege ubona, hari ubudahangarwa uba ufite, ariko ugiye ahandi hantu utabona, urwana kugira ngo ubone cyangwa urwanira. Rero nizera nashidikanya ko ikiganiro dukora kiba kigamije kubwira abantu muri rusange, atari ukubatera ubwoba cyangwa kubaca intege. Oya, ahubwo ni ukukubwira ngo uramutse uje wakwitwara gutya, uramutse ushaka kugira ngo uhirwe cyangwa urugendo rwawe rugire imbaraga cyangwa woroherezwe, wakora gutya na gutya. Rero ndabashimiye, naho ubutaha nahakagaruka mu bindi biganiro byacu bikurikira. Imana ibarinde kandi ibahumurize, iryo humure ibahumurishisha, namwe mu gihe kizaza muzarihumurishisha abandi. Murakoze. Imana ibarinde.